iminsi 7 tuzarangiza kuwa gatanu tuzaba dufite overnight mwese muratumiwe tuzabane imbere y'Imana kuko twizeye yuko muri iyi minsi 7 Imana izakora ibimenyetso n'ibitangaza hagati muri twebwe ari abakunda Imana ari inshuti z'abakunda Imana umuntu wese uzakurikirana ano masengesho uzayabamo mwebwe mwese muzashobora kwiyiriza no gusenga no kuba imbere y'Imana uru n'urugendo rwa deliverance n'urugendo rwo kubohoka n'amasengesho azahindura byinshi mu buzima bwacu mu mibereho yacu tugiye kuganira ijambo ry'Imana kuri uyu mugoroba rifite umutwe uvuga ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanywe ari imbohe cyangwa se abajyanywe ari abanyagano. Hari ahantu ubuzima bwacu bwajyanywe, hari aho imigisha yawe yajyanywe, hari aho urubyaro rwawe rwajyanywe, hari aho umunezero wawe wajyanywe. Birashoboka yuko ibyishimo byawe, future yawe umwanzi yayinyaze. Birashoboka yuko uriho mu buzima butagifite identite, butagifite uguhitamo, ariko muri iyi minsi 7 n'igihe Uwiteka agiye kugarura ibyajyanywe ari iminyago, ibyajyanywe ari imbohe, ibyo umwanzi yatwaye akaboha. Hari ibyajyanywe mu marimbi, hari ibyajyanywe munsi y'amazi, hari bimanitse mu biti, hari ibyajyanywe mu miryango tuvukamo za karande n'ibindi bitandukanye. Ariko muri iyi minsi 7 Uwiteka azagarura ikintu cyose cyajyanywe ari imbohe, ikintu cyose cyanyazwe, ikintu cyose cyakuwe umwanya wacyo kikajyanwa. Turizera neza yuko muri iyi minsi 7 Uwiteka Imana azadusubiza identite yacu, azadusubiza izina ryacu, azadusubiza agaciro, azadusubiza icyubahiro, azadusubiza umunezero. Turabyizeye kandi turabyiringiye. Rero muri kano kanya mbere ko dutangira n'ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Aho uherereye hose fata uyu mwanya, waba udukurikiye urimo gutwara imodoka, waba uri mu rugo, waba uri imbere ya televiziyo, waba uri mu kazi, reka ukoreshe uburyo bukoroheye, uburyo bushoboka, hanyuma dufatanye muri aka kanya twese duce bugufi imbere y'Imana, hanyuma dusenge duha Imana uyu mwanya kuko twizera neza ko ari ikintu gikomeye Imana iri buze gukora mu buzima bwacu. Turizera yuko uyu mugoroba uri buze kuba udasanzwe kandi uri buze kuba uw'agaciro ku buzima bwawe ndetse ku buzima bwacu twese turi imbere y'Imana uyu mugoroba. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, tugarutse imbere yawe uyu mugoroba duciye bugufi ubwoko bwawe abakunda Imana. Mwami, aho duherereye mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, mu ndimi zitandukanye, mu moko atandukanye, duciye bugufi imbere yawe utwejesha amazi n'amaraso wameneye ku musaraba i Karuvari. Buri umwe wese Mwami abone imbabazi zawe, abagiye mu ntege nke, abaciye mu zindi nzira zitandukanye, Mwami abacitse intege, abatabashije kuzuza ugukiranuka kwabo imbere yawe, bose Mwami duciye bugufi twese hamwe imbere yawe kugira ngo utubabarire. Amazi n'amaraso wameneye ku musaraba i Karuvari, reka yururuke yeze buri umwe wese, tubone imbabazi zawe, tubone urukundo rwawe, tubone kugirirwa neza, tubone umunezero ukuvaho. Data, twemererwe kwinjira mu kubaho kwe no mu rukundo rwawe. Urakoze Mwami kuko duhaye imbabazi, urakoze kuko twemereye Mwami ko twegera imbere yawe. Turakwinginze ngo umanure imbaraga zibohora. Data, uyu mugoroba buri umwe wese mwamurebe aho ubuzima bwe bwanyagiwe, aho urugo rwe rwanyagiwe, aho mu mibereho yiwe, amashuri yiwe, umunezero wiwe, aho Mwami ibyishimo n'amahoro byanyazwe akaba asigaye wenyine. Turakwinginze kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe kugira ngo uyu mugoroba buri umwe wese Mwami yongere agarurirwe ndetse akurwe mu bunyagano. Urakoze kuri Imana umva gusenga
urakoze kugira neza, izina ryawe rishimwe kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi, ni Zaburi 126, niyo Zaburi duhagazemo muri aya masengesho y'iminsi 7. Ijambo ravuga ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago b'i Siyoni, twari tumeze nk'abarota. Icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati Uwiteka yabakoreye ibikomeye. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Uwiteka abajyanyweho iminyago utugarure, tumere nk'imigezi y'Inegebu. Ababibabarira bazasarura bishima. Nubwo umuntu agenda arira asohoye imbuto, azagaruka yishima azanye imibaye. Haleluya. Ijambo ry'Imana avuze ngo ubwo Uwiteka yagaruraga ab'i Siyoni bajyanyweho iminyago, twari tumeze nk'abarota. Ngo ariko icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, twari twuzuye indirimbo, twari twuzuye umunezero. Uyu mugoroba hariho abantu Uwiteka agiye kugarurira mu munezero, agiye kugarurira mu byishimo, agiye kugarurira indirimbo, agiye kugarurira kunesha, agiye kugarurira amahoro. Ndumva imbaraga z'Imana muri iyi minsi 7 dutangiye. Umunsi wa mbere twawurangije tugeze ku musozo, turimo turasatira gutangira umunsi wa kabiri, ariko ndumva imbaraga z'Imana, ndumva ubushobozi bw'Imana, kuko Imana dusenga, Imana dukorera ni Imana itajya ireka abayo, ni Imana itajya ireka abaje bayisanga, abaje barira, abaje baganya, abaje kuyiririra, ntabwo ijya ibasubiza inyuma. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo uko ushatse Imana niko Imana ikwiyereka. Kuko biravuga ngo ku munyembaraga nziyerekana nk'umunyembaraga, ngo ariko ku munyantege nke nzagaragara nk'umunyantege nke, ndetse no ku kigoryi ngo iziyerekana nk'igoramye. Ijambo rirakomeye cyane. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo igihe cyose, umwanya wose uzajya imbere y'Imana uyishaka nk'inyembaraga, uyishaka nk'inyabubasha, uyishaka nk'ifite ubushobozi, ngo izakwiyereka nk'ifite imbaraga, izakwiyereka nk'ifite ubushobozi, izakwiyereka nk'ishoboye, izakwiyereka nk'ikomeye, izakwiyereka nk'itunganye. Nuyishaka nk'Imana itunganye, izakwiyereka nk'Imana itunganye. Nuyishaka nk'Imana isoza amasezerano, izakwiyereka nk'Imana isoza amasezerano. Nuyishaka nk'Imana iganiriza ubwoko bwayo, izakwiyereka nk'Imana ivuga. Nuyishaka nk'Imana itavuga, izaseruka imbere yawe nk'Imana itavuga. Nuyishaka nk'Imana ibohora, izabohora ubuzima bwawe. Iyo tuvuga deliverance cyangwa se iyo tuvuga kubohoka, abantu benshi ntago babyumva, bamwe na bamwe ntibanabyizera, abandi ntibanabisobanukiwe, ntibumva deliverance icyo ari cyo, ntago bumva kubohoka icyo ari cyo. Inshuro nyinshi iyo turimo tuvuga deliverance dukunda guhura n'ijambo rivuga ngo, cyangwa se dukunda guhura n'abantu bavuga ngo ko Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu ari muri Yesu Kristo abahindutse icyaremwe gishya, ngo ibya kera byose birangiye. Ngo none ko twakijijwe, kubera iki tugishaka ibyo kubohoka? Birahagije.
so bisobanuye neza ngo uyu muntu kuko atizera Imana nk'Imana ibohora, nk'Imana ikiza abantu iminyururu, azabaho ubuzima bwe kuri iyi si afite agakiza, ari umwana w'Imana, azabaho kuri iyi si agendana iminyururu, agendana karande z'abasekuru, agendana ibirwara by'abadayimoni ku buzima bwiwe, ariko akijijwe. Napfa akava muri uyu mubiri azajya mu ijuru, ariko kuri iyi si azabana n'akarande, n'abazimu, n'inzozi mbi, n'ubukene, n'ibindi byinshi cyane bitandukanye, bizaterwa n'igitero Satani yagabye ku buzima bwe, cyangwa se bizaterwa n'imigozi iziritse ubuzima bwe uko imeze. Ariko umuntu uzizera Imana, akizera Imana nk'Imana ibasha kumukura mu bubata, akizera Imana nk'Imana ibasha kumukiza amaboko y'abarozi, akizera Imana nk'Imana ibasha kumukiza imizimu ararorota ijoro n'amanywa, akizera Imana nk'Imana ibasha kumukuraho igikoti cy'ubukene bw'umuryango yavukiyemo, Imana izamwiyereka muri ubwo buryo, izamwiyereka nk'Imana ibasha kumubohora. Umuntu uzizera Imana nk'Imana ibasha kumuha urubyaro, nubwo yatinda akagera mu bukecuru nk'ubwa Sara, azabyara, kuko Imana izamwiyereka nk'uko yayize. Biravuga ngo Aburahamu yizera Imana, uko kwizera yizeye Imana kumuhwanyirizwa no gukiranuka. Hari ukwizera wizera Imana kukakuzamura ku rwego ugaragara nk'umukiranutsi, kukakugeza ku rwego ubabarirwa ibyaha byose. Hari ukwizera wizera Imana, hanyuma uko kwizera bitewe n'uko wizeye Imana ikakuzamura, ikagukura mu butindi bw'iwanyu, ikakuvana muri karande z'iwanyu, umuryango uvukamo nta n'umwe wigeze ukora ubukwe, nta n'umwe wigeze wambara ivara, nta n'umwe wigeze uca mu nzu y'Imana, wowe ukaba uwa mbere ugatangiza urwo rugendo, kubera ko wizeye Imana nk'Imana ibasha kugukorera ikintu kitigeze gikorerwa undi muntu mu muryango uvukamo. Wizeye Imana nk'Imana ibasha kuguha ikintu mama wawe atabonye, papa wawe atabonye, iso wanyu atabonye, nyokoroma atabonye, nyogosenge atabonye. Wizeye Imana nk'Imana ibasha kukuzamura, ikagukura ku cyavu, ikagukura mu gahinda, ikagukura mu mubabaro, ikakugeza ahandi hantu. Twese Imana idukunda kimwe, ariko ntabwo idukorera kimwe, kuko imirimo y'Imana ihagararira ku kwizera, ihagararira kuko ufata Imana, uko ufata Imana, uko ureba Imana, uko wizera Imana, uko ushaka Imana, uko ugendana n'Imana, uko uvugana n'Imana, nibyo bidetermina, nibyo birema imikorere y'Imana ku buzima bwawe. Niyo mpamvu uburyo ki Imana ikorana nanjye bitandukanye n'uko ikorana nawe, uko Imana ivugana nanjye bitandukanye n'uko ivugana nawe, uko Imana igendana nanjye bitandukanye n'uko igendana nawe, uko yangirira neza atari ko yakugirira neza, uko yantabara atari ko yagutabara. Kubera izihe mpamvu? Kuko mfite uburyo nizera mu Imana, mfite uburyo mfata mu Imana, nawe ufite uburyo ki uyifatamo. Uko ufashe Imana ku rwego rwo hejuru, niko Imana ikorana nawe ibintu byo mu rwego rwo hejuru. Uko ufashe Imana mu rwego rwo hasi, niko Imana yururuka igakoranira nawe hasi. Hallelujah. Mande rebose kere mosakara mande semene kere bozesai. Imana dusenga ni imwe, Imana dukorera ni imwe.
Yesu Kristo twakiriye mu buzima bwacu n'umwe, Mwuka Wera twahawe n'umwe, ariko iyo bagiye gukora mu buzima bwacu bakora mu buryo butandukanye. Mwuka Wera twahawe n'umwe, Mpemu Yera ikorera muri twe n'imwe, Holy Spirit igendera muri twe n'imwe, ariko igihe cyo gukora kigeze, Holy Spirit akora bitandukanye nuko akorera mu nzu iwawe, nuko akorera mu buzima bwawe, nuko akorera mu rugo rwawe. Kubera izihe mpamvu? Hari uko mufata, hari uko mufata, hari uko mwumvira, hari uko mwumvira, hari uko mwumva, hari uko mwumva, hari uko musobanukirwa, hari uko musobanukirwa. Bijyanye n'uko wamwumvise, bijyanye n'uko wamusobanukiwe, niko agendana nawe, niko kwiyereka. Haleluya. Iyi minsi 7 tugiye kumara imbere y'Imana, Imana izakora ibintu byinshi hagati muri twebwe, ariko ntabwo izadukorera kimwe. Ntabwo abantu bose bazatana ibingana. Babwiye ngo abantu bose bazava muri aya masengesho babohotse, naba mbeshye. Vuze ngo bose bazava muri aya masengesho bakira ibitangaza, naba mbeshye. Hari abazabohoka, hari abatazabohoka. Hari abazakira ibitangaza, hari abatazabyakira. Hari abazumva Imana ivuga, hari abatazumva Imana ivuga. Hari abo Imana izazamura batereke ku rundi rwego, hari n'abandi bazaguma uko bari bari. Kubera izihe mpamvu? Kuko uko dufata Imana nuko twizera Imana biratandukanye. Bamwe muri twe bamaze kwitegura kuguruka bakajya ku rwego batigeze bajyaho, ariko hari abandi bakibishidikanyaho, bakibaza, ese twiyirize cyangwa ntitwiyirize, dusenge cyangwa ntidusenge, ese tuzakora itatirangiza cyangwa tuyajyemo, ese ubundi aho twasengeye byarakoretse cyangwa, ese amasengesho ntaje vuba cyangwa se. Bari muri ibyo bibazo bimeze gutyo. Ariko hari abandi bamaze kuvuga ngo mbere y'uko amasengesho arangira, overnight yo kwa gatanu itaragera, turashaka igitangaza cyacu, turashaka amashimwe yacu, turashaka kwa gatanu hazagera ubuhamya bwamaze kuboneka. Haleluya. Abo kuko bizeye ko Imana ikorana nawe tugitangira, mirimo n'ibitangaza byamaze gutangira gukoreka mu buzima bwawe. Abakirindiriye baracyategereje, ariko abizeye bamaze kwakira. Ndifuza ko uyu mugoroba uzamura kwizera kwawe, ukagukura ku rwego kwahozeho ukagushyira ku rundi rwego. Ndifuza ko ubona Imana nk'Imana iri bugukure mu buretwa, iri bugukure mu bunyage, iri bugukure muri gereza, iri bugukura ubuzima bwawe bufungiye. Ndizera ntashidikanya ko Imana dusenga kandi dukorera iri buze kwiyereka umuntu bijyanye no ko yayizeye. Katugaruke ku ijambo twasomye. Abisirayeli bageze ahantu ukwizera kwabo kumanuka kujya down. Byatewe n'iki? Isirayeli, reka mbere nkuvuga amateka wa gatoya.
abisirayeli bakomoka kuri Yakobo, Imana yahinduriye izina ikamwita Isirayeli ku musozi ubwo yararaga ijoro ryose akirana n'Imana kugira ngo Imana imubohore. Yari aboshywe n'izina rya Yakobo. Yabanye n'Imana igihe kitari gito, yamaranye n'Imana iminsi myinshi, ariko agendana karande. Yabanye n'Imana ahabwa amasezerano, avugana n'Imana, Imana imuganiriza ijoro n'amanywa, ariko yaraboshywe, yarafite karande. Icyo nicyo nababwiye ngo nukizwa ntiwizere ko ushobora kubohoka, uzakizwa n'Imana ikuvugisha n'amasezerano yahabwe, uvuge no mu ndimi, unahanure, unarote, unahure n'Imana, ariko ubuzima bwawe bugume buboshywe, bugume buziritse. Yakobo Imana yamuvuzeho akiri mu nda, iravuga ngo nakunze umuto umukuru ndamwanga, ngo nakunze Yakobo Esawu ndamwanga. Isezerano rya Yakobo rihera akiri mu nda. Yakobo atandukanye nanjye nawe turimo dushaka Imana dukuze tumenya ubwenge, kuko Yakobo ni umwuzukuru wa Aburahamu. Aburahamu waganiriye n'Imana, wavuganye n'Imana, wavuye muri Uriya Bakarudayo yumvise ijwi ry'Imana, agendana n'Imana, atambira Imana ibitambo, atanga icya-10, arakiranuka. Twebwe usibye na ba data na twebwe ubwacu kugitanga biratugora, twirwa tukiga igitondo n'umugoroba, kandi tubizi ko kiza n'umuvumo mu buzima bwacu. Ariko kuri Yakobo we, uhereye kuri sekuru Aburahamu, yaramutangiye icya-10. Isaka agendana n'Imana, avugana n'Imana, ayoborwa n'Imana. No kugira ngo Yakobo avuke byavuye mu masengesho. Isaka yinjiye mu masengesho. Rebeka yabwiye umugabo we, ababwira ngo nturubyara. Umugabo ambwira ngo ntago ndi Uwiteka Imana itanga urubyaro, kuko kubyara byari byahagoranye, yari yarabaye ingumba nka nyirabukwe Sara. Arataka. Isaka yirukanka imbere y'Imana, atakambira Imana, arapfukama arasenga, yinginga Imana, Mana mpurubyaro. Imana yumva gusenga kwa Isaka, irangisha imuha umwana. Uyu mwana Imana yamuhaye yarinde, yamuhaye impanga, asama inda y'impanga. Hanyuma Imana iraza iravuga ngo umukuru azakorera umuto. Aho ngaho umwana yari ataravuka. Yakobo yakira amasezerano kuko yavuye mu masengesho. Umwana wavuye mu masengesho n'umwana wavutse kubwo guhura k'umugabo n'umugore gusa, n'abana babiri batandukanye. Burya hari igihe Imana ibanza gufunga urubyaro rwawe, igatuma utinda gusama cyangwa utinda kubyara, atari uko yakwimye umwana, ahubwo ishaka kubanza kuguha igihe cyo gutegura tere y'uwo mwana, kugira ngo ubanze umusengere, kugira ngo ubanze ugire ibyo ucagagura, ubanze ugire inzira urema. Uko niko byagenze, kuko iyo Imana ifite umugambi ku mwana uzabyara, ntabwo ipfa kumurekura gutyo gusa, hariho ibihe ibanza kugucishamo. Uko niko byari bimeze kuri Isaka, kuko igihe cyari kigeze ngo umwana uzakomokwaho n'urubyaro ruzitirirwa ishyanga ry'Imana avuke. Rero ntabwo byagombaga gupfa kuza gutyo gusa, byasabye ko Isaka abanza gusenga. Rero Yakobo avukana amasezerano nuko Imana imukunda ikanga mukuru we. Ndetse anavutse agira ubuzima bworoshye bwiza ugereranije n'ubwa mukuru we. Isa amuhesha imigisha yose. Mukuru we arahaguruka ashaka kumurwanya. Yakobo ariruka arahunga, ariko aho yirukaga mu nzira ahunga, aho yarambikaga umusaya gusa, yapfaga kuryama gato,
agihenge ku musaya, ako kanya ijuru rigahita rikinguka, abamarayika bakamanuka bakaza bakamuganiriza, Imana ikamwiyereka, agasaba Imana, Mana numpa umugisha aho nzajya hose, mu byo nzakora byose nanjye nzajya ngo kimwe mu icumi cy'amaturo. Imana ati ibyo nzabigukora, umugisha nzawuguha. Ariko Yakobo yarataramenya ibanga rya delivrance, yarazi gusenga, yarazi gutanga icyacumi, yarazi gutanga amaturo, yarazi guhiga imihigo, yarazi kurota, yarazi gushaka Imana, yarazi kuvugana n'Imana, yarazi kuganira n'Imana, yarazi gukora ibintu byinshi bitandukanye mu bwami bw'Imana twebwe tutanazi. Yarageze ku rwego twebwe bamwe muri twebwe benshi bataranageraho. Urwo rwego Yakobo yararugezeho kuva kera, ariko yarataramenya ibanga rya delivrance. Yarakigendana umugozi w'uburiganya ku buzima bwe, yarakigendana umugozi w'uburetwa, umugozi w'ubucakara warukiziritse amaboko yiwe. Yagendanaga izina rya Yakobo, yagendanaga uburetwa, yagendanaga guhigwa, yagendanaga kuburabuzwa, yagendanaga kuriganywa, kwamburwa ibyiwe. Yari afite imyuka y'uburyo bwinshi ikimuzengurutse, ikiboshye ubuzima bwe, ariko ibyo byose ntabwo byamubuzaga kuganira n'Imana no guhura n'Imana no kuvugana n'Imana. Bisobanuye neza ngo birashoboka yuko waba ugendana n'Imana, uvugana n'Imana, ukorana n'Imana, ariko ubuzima bwawe buboshywe. Igihe cyose utarahishurirwa, igihe cyose utarakingura undi muryango mu buzima bwawe wa delivrance, uzakomeza ugenda n'izina rya Yakobo, nyamara hari irindi zina rya Isirayeli, ariko ntabwo Imana izari gutararihagurukira, ntabwo Imana izari gutararishaka. Nubwo Imana yagusura, nubwo Imana yakugenderera, iyo utaramenya ikibazo ufite uguma gutyo. Hari abantu bajya bavuga ngo ese Imana ntimbona, ngo ubuse ntabwo Imana ibona ko nambaye nabi, ngo ubuse Imana ntabwo ibona ko mba mu kazu kabi, ngo ubuse Imana ntabwo ibona yuko nkenye. Irabibona nyine. None se nimba uguwe neza muri ubwo bukene bitwaye iki Imana? Rega ntabwo abantu bose bakira. Oya, nese abantu bose bazakira muri iyi si? Ntabwo abantu bose bazakira. Harimo abantu bazaba muri isi ari abakene bagapfa kandi bakajya mu ijuru, hari n'abandi bazakira muri iyi si nabo bapfa bakajya mu ijuru, bose ijuru bazarihuriramo. Rero ntacyo bitwaye Imana. Buriya ikintu reka mbabwire, Bibiliya iravuga ngo mu gitabo cy'Abaroma igice cya 5 ngo Imana yerekanye urukundo idukunda, ngo koko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Hariho ikintu kimwe Imana yakoze tutagisabye, agakiza n'ubugingo. Yabitanze ku buntu, ahubwo idusaba kubyakira. Ariko ibindi byose bisigaye iragutegereje. Niba uguwe neza no kubaho mu buzima bwo kutarongorwa cyangwa se bwo kutarongora, kuba uri umusiribateri, kuba uri umukobwa, bikaba bikuguye neza, bikaba ntacyo bigutwaye, Imana izakureka. Pfa kuba yaraguhaye agakiza uri umugenzi ujya mu ijuru, pfa kuba n'upfa utazarimbuka. Ibindi bisigaye ni ibisanzwe. Niba wiryamira mu kazu k'akaruri kava nijoro, inyenyeri uzibara uri ku gitanda, ukwezi ukakureba wibereye ku gitanda iwawe uryamye. Hari abantu bajya basohoka bakajya hejuru y'amazu cyangwa se hanze mu ijoro kujya kwenjoyinga, babara inyenyeri, bareba ikirere uko kimeze, barimo baryoherwa. So rero hari n'abandi bakira babereye ku gitanda kubera ko amabati arimo amadirishya. Hari abandi bafite amadushe mu mazu arekura amazi yo hejuru ashyushye n'akonje, bajya muri dushe bagakaraba. Hari n'abandi iyo imvura, iyo baryamye bari ku gitanda,
y'amazi yo muri dushe imvura iguye abasanga ku gitanda iwabo, abyuka abagagarara akajya asimbuka akwepa umutonyi ashyira intuza. Iyo uguwe neza muri ubwo buzima ukaba ntacyo bigutwaye, Imana irakureka nta kibazo, upfa kuba ubugingo bwawe bwararokotse, ibindi ni bisanzwe. Ariko umunsi uzumva yuko uhaze aho hantu, umunsi uzumva yuko uhaze icyo gisuzuguriro, umunsi uzumva yuko kubaho udafite umwana ari ikibazo ku buzima bwawe, umunsi uzumva ko kubaho udafite umugabo udafite umugore bihindutse ikibazo ku buzima bwawe, uwo munsi uzatangira urugamba. Biravuga ngo Yakobo ahura na marayika nk'uko bahoraga bahura, bahuye aramufata. Marayika abaza Yakobo ngo what happened today? Yakobo arambwira ngo hari ikintu namenye, ubu si bimwe bya mbere, biratandukanye. Namenye ko mboshywe, ndafite ikibazo mu buzima bwanje. My name is a problem. I need a change. Ndashaka indi side y'ubuzima. Sorry. Yakobo abwira marayika amubwira ngo hari ubuzima mbayemo mazemo igihe, ariko uyu munsi ndashaka indi side, ndashaka indi mibereho itandukanye niyo navukiyemo, niyo nakuriyemo. Ndashaka ubundi buzima bushyashya, ndashaka irindi tangiriro. Marayika amubaza ngo witwa nde? Nitwa Yakobo. Uwo Yakobo ahinduka Isirayeli. Twihute kuko iminota irimo itujyana. Isirayeli ahabwa igihugu n'urubyaro rwiwe. Imana ikora ibimenyetso n'ibitangaza, ibakura mu gihugu cya Egiputa ibaha igihugu cya Kanani. Bakibamo, bagituramo, barakomera, bagwiza imbaraga, bagwiza ubushobozi, amavuta n'umwuka w'Imana byari ku buzima bwabo. Bukeye bagomera Imana. Ibyo tuzabivugaho muri minsi iri imbere. Tuzaganira uburyo ki baje guhinduka bakava mu bwiza bw'Imana kubaho kw'Imana. Imana ibarekura amaboko y'abanzi babo. Imana ibarekurira mu maboko y'abanzi babo. Biravuga ngo Nebukadinezari araza i Yerusalemu asenya urusengero rw'Imana. Abo tubana ku mbuga z'abakunda Imana twaberetse amafoto y'ukuntu Abisirayeli batwawe mu bunyage, bajyanywe mu bunyagano. Umwami wabo arabohwa ahambirwa iminyururu, baramukurura bamujyana. Abajenerali n'ingabo zose zikomeye za Isirayeli bahambirwa imbago mu bitugu, amaboko yabo azirikirwa inyuma, bashyirwaho iminyururu, barangije baratwarwa. Ibikomangoma n'abana b'ibwami bose baranyagwa, bajyanwa i Babuloni. Abatunzi bakomeye n'abanyabwenge bose barabohwa, barahambirwa, babajyana i Babuloni. Biravuga ngo mu gitabo cya Zaburi 137, reka tuyisome gatoya.
Zaburi 137 ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse i Siyoni, ku biti bimera iruhande rw'imigezi yo hagati y'i Babuloni twari tumanitseho inanga zacu, kuko abatujyanyeho iminyago badushakiragayo indirimbo aho hantu, abatunyaze badushakagaho ibyishimo bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Murongo wa 4, twaririmba duti indirimbo y'Uwiteka mu mahanga, Yerusalemu ni nkwibagirwa ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora, ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa kanjye. Nintakwibuka, nintakunda i Yerusalemu, nkarutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi, Uwiteka ibuka abana ba Edomu wa munsi w'i Yerusalemu. Nibo bavuze bati nimuhasenye, nimuhasenye n'imfatiro zaho. Wa mukobwa wa Babuloni we, utazabura kurimburwa, hazahirwa uzakwitura ibihwanye n'ibyo watugiriye. Hazahirwa uzafata abana bawe bato akabahonda ku rutare. Bari bababaye cyane, bari bafite agahinda gakomeye, ibyiringiro byabo n'umunezero wabo byari byarajyanywe. Babayeho batakigira ibyiringiro namba. Nyuma yuko abantu bahoze bafite identite, abantu bahoze bafite igihugu, bafite umwami, bafite ubwami, bafite ubutunzi, igitondo kimwe ibintu byose byasenyukiye imbere yabo. Ibintu byose byasenyukiye imbere yabo. Umunezero uragenda, ibyishimo biragenda, amasezerano, buri kimwe cyose bakibura bareba. Byari bikomeye, byari bikomeye. Byari bikomeye, byari bigoye, byari biruhije. Umunezero wose warajya, imbaraga zabo zirajyanwa, ubutunzi bwabo burajyanwa, urusengero rurasenyuka, amasezerano yose ahinduka ubusa imbere yabo. Babaho badafite umwami wo kubarengera, babaho badafite ingabo zo kubarwanirira, babaho badafite abajyanama, badafite abanyapolitike, badafite abanyabwenge, badafite umuntu n'umwe wo kubavugira. Byari ibihe biruhije, byari ibihe by'umubabaro n'agahinda. Umwaka wa mbere urashira, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, umwaka wa kane, umwaka wa gatanu. Bibwiraga yuko hari Imana izabatabara igitondo kimwe, bibwiraga yuko Imana izabatabara umunsi umwe,
ariko imisi yose irarangira kugeza ku myaka 70. Imyaka 70 ishize, Uwiteka arabagenderera. Imyaka 70 ishize, Uwiteka arabagenderera. Imyaka 70 ishize, Uwiteka arabagenderera, abakura mu buretwa, abagarura i Yerusalemu. Yarabohoye ingoyi, yaracagaguye iminyururu, yariboshye ubuzima bwabo. Ariko yabikoze igihe batari bagifite kwizera namba. Oh my Jesus. Yabikoze igihe bari bihebye. Biravuga ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago, twari tumeze nk'abarota, kuko nta byiringiro namba byari bikiri mu buzima bwabo. Bari bari ahantu batabonaga yuko kuboka bigishoboka. Bari bari ahantu babonaga yuko gukira bitagishoboka. Bari baramaze kugera ahantu baciriye uburetwa, baciriye kubohwa, baciriye kurenganywa, baciriye ubuzima bwose bubi. Hari igihe tubohwa, ukabaho mu buzima bwo kubohwa, ukagerageza kwinyagambura no kurwana. Mu minsi ya mbere ugatanga amaturo y'ibitambo, ugatanga amaturo yo kwibohora, ugatanga iminsi yo kwiyiriza, ukarara amajoro, ugasenga, ugakora ibyo bakubwiye, ukagira amadelivrance, ukisiga amavuta, ugakaraba umunyu, ukakaraba ibintu byinshi bitandukanye, ugatega indege ukajya muri Isirayeli, ukazamuka imisozi itandukanye, ukajya mu nsengero zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye, ugatega indege ukajya za Nigeria. Ugakora byinshi bitandukanye kugira ngo urebe ko ubuzima bwe bwabohoka bikanga. Ukagera ahantu ukakira ubwo buzima, ukabwakira uko buri, ntubukibona impinduka, ntubukibona yuko ari ugutabarwa guhari. Muri kano kanya turimo tuvugana, hari abantu bamaze kwiyakira, bamaze kwakira ubuzima babayemo, bamaze kwakira iyo mibereho. Nta kindi babona inyuma y'ubwo buzima n'inyuma y'iyo mibereho. Bahisemo kwiyakira muri uko kubohwa, bahisemo kwiyakira muri iyo minyururu, bahisemo kwiyakira. Bahisemo kwiyakira. Muri ibyo bibazo bitandukanye. Ariko uyu mugoroba najya nkubwire ngo hari imbaraga za delivrance. Uwiteka wakuye Abisirayeli i Babuloni, akabagarura i Kanani, akabagarura i Siyoni. Aracyakora n'uyu munsi wa none. Yiteguye gukora ibirenze, yiteguye gukora iby'imbaraga, yiteguye kubohora ubuzima bwawe. Azagutabara, azakurengera muri iyi minsi y'indwi.
tugiye gusenga Imana, tugiye guhamagara imbaraga z'Imana, tugiye guhamagara kubaho kw'Imana. Ubwo Imana yakuye Abisirayeli i Babuloni mu gihugu cy'uburetwa, iri joro nawe yagukura muri ubwo buretwa. Iri joro yagukura, iri joro yagukura aho hantu. Iri joro Imana yiteguye kukuvana muri iyo migozi y'ubuzima bwawe bwose. Ndabizi ko ahari nawe uri ku rwego nk'urw'Abisirayeli bari bariho, batari bagifite icyizere namba. Uyu mugoroba nawe uri ku rwego Abisirayeli bari bagezeho rwo kwibona ko nta kintu na kimwe gishoboka. Ariko ndashaka kukubwira ngo mu ijuru hari Imana igitwiyereka bijyanye n'uko tuyifashe, igitwiyereka bijyanye n'uko twayizeye, igitwiyereka bijyanye n'uko twayisenze, igitwiyereka bijyanye n'uko twayihamagaye. Nuyizera, nuyihamagara, nuyisenga, yiteguye kukubohora, yiteguye kugutabara. Sinzi aho ubuzima bwawe bwajyanywe, sinzi aho imibereho yawe yajyanywe. Nawe waranyazwe, nawe wajyanywe i Babuloni, nawe ubuzima bwawe bwajyanywe ari imbohe. Ariko uyu mugoroba hari imbaraga z'Imana zo kukubohora, hari imbaraga z'Imana zo kukugarura, hari imbaraga z'Imana zo kugarura ibyawe. Uko Abisirayeli bajyanywe i Babuloni, kumbure niko nawe ubuzima bwawe bwajyanywe ahandi hantu, niko urushako rwawe rwajyanywe, niko urugo rwawe rwajyanywe, niko urugo rwawe rwahambanywe n'abahambwe. Birashoboka yuko umugisha wawe, amafaranga yawe, ibyishimo byawe, umunezero wawe umwanzi yarabinyaze, yabijyanye nk'uko Abisirayeli bajyanywe, yabijyanye nk'uko Abisirayeli bakuwe mu gihugu. Uyu munsi wa none n'ubuzima butagira identite, butagira icyerekezo, butagira epfo na ruguru. Ariko nagira ngo nkubwire ngo mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana ifite imbaraga, mu ijuru hari Imana itabara, mu ijuru hari Imana ibohora, mu ijuru hari Imana igibasha kugarurira abantu umunezero, mu ijuru hari Imana igikura abantu mu buretwa, mu ijuru hari Imana igikura abantu mu minyururu. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nubwo umuntu asohora imbutarira, ariko azagarukana imiba aseka anezerewe. Nubwo utangiye amasengesho ubabaye, nubwo utangiye amasengesho ubona ibigerageza iburyo n'ibumoso, ubona intambara imbere n'inyuma, ariko reka nkubwire ngo ramande zemene kereboze seni, hari imbaraga z'Imana zizabohora ubuzima bwawe muri iyi minsi 7. Hari imbaraga z'Imana zizaguha gusarura. Aya masengesho n'imbuto turimo tuba mu bwami, uko Yakobo yasobanukiwe yuko nahura n'Imana agomba kubohoka, ubuzima bwe bugomba gukira. Uko niko uyu mugoroba abakunda Imana natwe twamaze gusobanukirwa neza yuko Imana idatanga agakiza gusa, idatanga umugisha gusa, ahubwo ibohora n'ubuzima. Reka dusenga Imana. Nyemerera usenga ubohora ubuzima bwawe, bohora ubuzima bwawe bwajyanywe ari imbohe, bohora ibyawe, bohora urubyaro rwawe, bohora akazi kawe, bohora amafaranga yawe, bohora amashuri yawe, bohora umunezero wawe, bohora ibyawe, bohora mu izina rya Yesu. Satani yanyaze amagara yawe, uhora urwaragurika, uhora mu bitaro, uhora kwa muganga, ntabwo ujya ugira amagara mazima. Satani yanyaze umunezero wawe, uhora ubabaye. Satani yanyaze ibyishimo byawe, uhora n'agahinda. Satani yaguteye
byateje ibibazo mu buzima bwawe. Remesekeremosayini, ubwo Uwiteka yagaruye abajyanywe ari imbohe, iri joro yagarura umunezero wawe, iri joro yagarura amagara yawe, iri joro yagarura umunezero wawe, yagarura ibyawe, ibyanyagiwe mu gisekuru, ibyanyagiwe iyo ngiyo hejuru, ibyanyagiwe kwa banyokuru wawe no kwa banyogokuruza, ibyanyagiwe iyo ngiyo uyikomoka, iri joro Imana yabigarura, kuko dufite Imana igarura ibyajyanywe ari iminyago, igarura ibyajyanywe ari imbohe. Hari impamvu abandi bakira wowe ntukire, batunga imodoka ntuyitunge, bubaka amazu we ntuyubake, nuko ibyawe byanyazwe. Ibyawe byarajyanywe ari imbohe. Uba mu gisagara abandi babamo, bize amashuri abandi bize, ufite ubwenge nk'ubw'abandi bafite, nturyama ntusinzira nturuhuka, ukora ubutitsa, ariko abandi bagera ku migisha wowe ntayo ugeraho. Bivuze ngo aho uzengurukira ibyawe byaranyazwe. Umaze gutonda mu ambasade atabarika, ushakishije ibyangombwa urabibuze. Abandi badepoza rimwe bakabona visa, wowe kuki utayibona kandi ushakira abandi bashakira? Izawe zaranyazwe. Abanyababuloni barazijyaye, ab'ibabuloni barazijyaye, niyo mpamvu zishaka ntuzibone, niyo mpamvu ambasade yose ukomanzo ntawuguha, niyo mpamvu inzira yose uciyemo binanirana. Kubera iki? Ibyawe abanyababuloni barabijyanye. Ariko uyu mugoroba umwami wa Babuloni arekura ibyawe, arekura ibyawe, arekura ibyawe. Ndasenze iri joro umwami wa Babuloni arekura ibyawe. Remosekeremosai. Dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Zamura ijwi ryawe usenge. Ibyo umwanzi yakunyaze ni wowe bizi, ibyagutwaye ni wowe bizi, inzozi nziza yajyanye ni wowe bizi, amagara mazima umwami wa Babuloni yanyaze urayazi. Ariko iri joro umwami wa Babuloni arekura ikintu cyawe cyose yanyaze, ubuzima bwawe bugaruke, umunezero wawe ugaruke, ibyishimo byawe bigaruke. Zamura ijwi ryawe usenge mu izina rya Yesu Kristo. Data, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga, turasengeye ubwoko bwawe, turasengeye abana bawe, turasengeye abahungu n'abakobwa, turasengeye abagabo n'abagore, turasengeye abari ku murongo, turasengeye abakurikirana ijambo kuri televiziyo. Turasenze mwami, garura ibintu by'abantu bawe, garura ubuzima bw'abawe, garura umunezero, garura ibyanyazwe, garura umuhamagaro yanyazwe, garura amavuta yanyazwe, garura mu izina rya Yesu Kristo. Turasenga abo bose mwami, kubw'icyubahiro cyawe n'imbaraga zawe, kubw'ububasha bwawe no gukomera kwawe, turambuye ukuboko kwawe mwami, kugira ngo gukore kubakomeye n'aboroheje. Ukuboko kwawe mwami gukore ku bami Babuloni banyaze ubwoko bwawe, kubategeka barekure ibyo banyaze mu buzima bw'abana bawe, bigaruka mu izina rya Yesu. Bohora imigisha y'abakunda Imana, bohora umunezero wawe. Abana bawe bararira mwami, bamanitse inanga zabo, ariko iri joro umuntu wese wamanitse inanga yimanure, kugira ngo yongere kuririmba anezerewe, yongere kuririmba yishimye kubw'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe. Turasenze Mana ya Aburahamu, ukora ibimenyetso n'ibitangaza, ubohora ubuzima bw'abana bawe. Abarwayi ubakize, abaterwa n'abadayimoni babohore, abambuwe akazi ukabasubize, abo mariage zabo zajyanywe uzigarure, abo urubyaro rwabo rwanyazwe ruri mu biyobyabwenge urugarure mu izina rya Yesu Kristo. Garura umunezero wa buri wese, garura ibyishimo bya buri wese, kubw'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe no gukomera kwawe. Umugisha bari hafi n'abari kure mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami kuko tubohoye, tukwizeye nk'Imana ibohora, tukwizeye nk'Imana igarura ibyanyazwe. Ikintu cyose cyaraga gisubiza inyuma ubuzima bw'abana bawe gikurweho, abana bagarurwa amasezerano, bahabwa ibyanyazwe byose, bagarurwa Isiyoni, bagarurwa Isiyoni baririmba, bagarurwa Isiyoni banezerewe, bagarurwa Isiyoni basarura, bagarurwa Isiyoni bakorerwa ibikomeye, kubw'imbaraga zawe n'icyubahiro cyawe.
mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka abaha umugisha, mwakoze kubana natwe. Amasengesho arakomeje. Umunsi w'ejo ku masaha nk'aya ngano undi tuzaba turi ku murongo kuri AIM12 TV, kuri YouTube tuzaba turi kuri free conference, ndetse tuzaba turi no ku mbuga z'abakunda Imana. Uwiteka abaha umugisha, Imana ikomeze ibagire neza, ibiture kandi subize gusenga kwanyu mu izina rya Yesu, amen. Bye bye, ijoro ryiza.